Ndabasuje mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi, haba bari mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Kandi ku muntu utarakoze subscribe, wibuke gukora subscribe, wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro byose nzajya nkugezaho bijye bikugereraho ku gihe. Kandi mwibuke gukora comment, ume ibitekerezo by'uko wifuza ko nazajya mbagezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Ni inkuru y'urukundo rero rw'umusore n'umukobwa bahuriye ku rubuga rwa Facebook, hanyuma bamara gukundana bakaganira bagacata, deni baza kugera n'igihe baza kuba bahura. Igihe cyo guhura wa mukobwa akohereza murumuna we kubanza kujya kwakira umukunzi, deni wa mukunzi we bikarangira akunze wa wundi waje kumwakira mbere. Ya rero duherukana ubwo nari ndi kumwe na wa murumuna wa Isimbi, arimo ambwira utugamba, ambwira ko nyine nawe yanyishimiye, yanyiyumvishemo, hanyuma yaje kuba yampa ijambo ryo muri Bibiliya. Iryo jambo byarangiye nyine ndisomye, dore ibyo numvisemo. Twatangiye nyine wa mukobwa arimo arambaza, ese rya jambo wararisomye, ese wumvisemo iki? Hanyuma nyine nanjye ndamubwira ati mbabarira rwose, ndumva mfite ibitotsi, ndumva nshaka kuba naruhuka, ndumva ntameze neza, ndumva uyu munsi rwose utameze neza kuri njyewe. Ndakwinginze ejo nzakuvugisha rwose, mfite ibitotsi. Ariko mu by'ukuri ntago byari ibitotsi nari mfite, ahubwo nakomeje kwibaza kuri rya jambo, nakomeje kwibaza ese Yohana ni iki, ese kubera iki umukobwa yampaye iri jambo kugira ngo ndivuge. Nyine nicyo kintu nari gukomeza ngiye ntekereza, nta bitotsi nari mfite. Hanyuma umukobwa arambwira ati okay, niba wanze ko tuganira nta kibazo, wowe uratukunda. Nanjye mwijwi numva nyine nanjye kuko numvaga ndi kure, numvaga ntameze neza, nabwo ati bye okay, nahejo. Bukeye bwaho mu gitondo narabyutse nshaka Bibiliya ndayisoma, muri Yohana ibice 4:8 nsanga handitse ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Numvise mpindutse cyane mu mutima, ntangira kwibaza ese koko nta rukundo ngira. Nahise ko njya ku ishuri, ariko ntaha mbeshye ko ndwaye. Mpita mpamagara kuri telefone, ndahamagara, ngiye kumva numva nitabwe na Isimbi, umwe dukundana ari nawe sheri wanjye. Gusa njye nari mpamagaye wa mukobwa kuko nyine niwe numvaga ibyumviro byanjye biri gukomeza bijyaho, niwe numvaga nshaka kuba nakomeza kuba navugisha. Hanyuma ngiye kumva numva hitabwe Isimbi, umwe mukuru we ari nawe sheri wanjye, ari nawe dukundana. Hanyuma Isimbi arambwira ati hallo, wiriwe neza. Nanjye kubera ko nahise numva ijwi rya Isimbi kuko nari ndizi, nahise ko mpindura ijwi, nyine mvuga ikijwi cy'ikibaze, turaganira. Ariko nyine hanyuma Isimbi arambwira ati nyiri telefone ari mu bitaro, gerageza umusure kuko ndabona kuri telefone ye handitseho kari sheri we umuhamagaye. Nahise musubiza mu kijwi kinini ngo ati okay, nta kibazo, murakoze cyane. Gusa nyine kuri nimero ya telefone urumva nyine Isimbi we yari guhita amenya, agahita mvumbura, agahita amenya ko nyine ari njyewe. Ariko Imana nagize nuko kuri telefone hari handitseho nyine ko handitseho sheri, nizo Mana nagize, kuko Isimbi nimero yanjye yari ayizi mu mutwe cyane, ntabwo byari kumugora rero guhita ko amenya. Muri ako kanya hashize iminota 30, nagiye kubona mbona nimero ya telefone irampamagaye, hallo. Deni ngiye kureba mbona ni Isimbi umpamagaye, arambwira ngo allo sheri, ndagukumbuye cyane. Nanjye ndamusubiza nti nanjye be. Isimbi arambwira ati umva, ndi kwa muganga, ndi kumwe na murumuna wanjye, aradembye cyane, ameze nabi. Ese wakihanganya ukaba wagera hano nyine ukaza ukanareba uburyo ki murumuna wanjye ameze? Kameze nabi cyane pe, ndakwinginze ngwino urebe. Nanjye urumva ntago nari guhita kumubwira ngo ndaje, kuko urumva bari bahari ari babiri, kandi nari maze kuba nakunda murumuna we, ntago nari guhita ko njya kwa muganga. kandi wumva nyine harimo iyo kesi. Nanjye nashakishije ikinyoma muhimba mubeshya, ndamubwira ni sheri
mva anko yafashije umwana we kandi numva ngiye kuba najya kumureba. Urumva sinaboneka pe, ahubwo nyine umurwaze wenda nzaba mpagera ubutaha, nzaba mpagera ejo. Isimbi nyine murabizi abakobwa bagira amarangamutima cyane, yahise ambwira ni umva sheri ndaje nkurebe tujyane kuba twashyingura anko, hanyuma nyine murumuna wanjye tugaruke kuba twamureba. Nanjye urumva nari maze kuba namubeshya mpita mvuga ni oya pe ntabwo byakunda reka nijyane, ahubwo wowe guma kuri murumuna wawe. Mu by'ukuri ibyo namubwiraga nari ndi kumubeshya kuko ngiye ari kumvumbura bitewe n'uburyo ki mu by'ukuri naramubeshyaga kuko numvaga ko ari bumvumbure bitewe n'umubano nari mfitanye na teta murumuna we. Hanyuma Isimbi arambaza ati kuki bidakunda sheri? Nanjye ndamusubiza ni anko wanjye aba South Africa. Isimbi arambwira nti nta kibazo turavugana na papa ntago yanyimatike yo kuza kuba natabara anko wawe. Nanjye ndamubwira nti oya maze ubu tuvugana ndi ku kibuga cy'indege, namaze kuba nakurira indege urumva ntago wangiraho ngo tubashe kuba twajyana. Gusa numvaga ikinyoma cyanjye kimeze nk'uwafunguye amarembo y'ikuzimu, numvaga mfite ubwoba, numvaga mu mutima wanjye harimo ubwoba bwinshi cyane kuko nari ndi maze kuba nabeshya. Isimbi arambwira ati sawa sheri nta kibazo, ubwo nta kundi nyine uraza urebe murumuna wanjye cyangwa se igihe uzazira ntacyo bitwaye. Kandi arambwira ati kandi ndagukunda cyane pe. Nshuti yanjye ako kanya nahise mfata telefone nshyiraho kode, ahandi bakubwira ngo ni nimero kompoze, mpita njya kwa nyogokuru njya kumureba negera gusura nyogokuru, ariko nari mfite ubwoba bwinshi cyane bitewe n'ikinyoma nari maze kuba nakubita umwana w'umukobwa. Ubwo ngeze kwa nyogokuru nyine kurabaga inyamasheke, hanyuma nyogokuru aranshimira arambwira ati mwana wanjye nari ngukumbuye, mwana wanjye numvaga ngukumbuye, urakoze kuba wansura. Kandi ntabwo yari azi amadega nakoze, ntabwo yari azi ikinyoma nahimbye. Hanyuma ndamubwira ati nyogokuru numvaga ngukumbuye, numvaga nshaka kuba naza kuba nakureba. Gusa numvaga mfite umutima uremerewe, numvaga mfite ikintu ku mutima, dore ko twari turi no mu masomo turi kwiga, twari tugeze no mu gihe cy'ibizamini. Urumva ibizamini narabirase, ntabwo nabashe kuba nakora ibyo bizami. Mu rugo ntabwo bari bazi ngo nagiye hehe, mu rugo ntabwo bari bazi aho nagiye, dore ko nari nafashe na telefone nkayifunga ngashyiraho kode, mbese mu rugo birabacanga, kwa Isimbi birabacanga, bampamagara bikanga, nimero ikaba kompoze, dore ko na nyogokuru nta telefone we yari afite, ari njye wagiraga telefone gusa. Gusa nyine naje kuba nafungura telefone ngira ngo nyine mbwire mu rugo ahantu ndi, mbabwire nuko byagenze. Inshuti yanjye ngifungura telefone nagiye kubona mbona message 78 zaturutse kwa Isimbi, amyandikira ambwira urihe, ambwira se sheri byakugendekeye bite. Ngiye kubona mbona message 99 zaturutse kuri papa. Hanyuma ngiye kureba ngiye kubona mbona message 56 zaturutse kwa mama. Nongeye kubumbura mbona message 23 zaturutse kwa sister, bose bambaza Eugene wagiye he, Eugene uri hehe, Eugene kubera iki utagiye gukora examen, Eugene byagenze bite. Mbese nafunguye mbona SMS ngira ubwoba kuko numvaga mfite ubwoba, numvaga ntari bubavugishe kuri telefone yanjye. Nahise ko njya muri ako gace nshakisha ahantu hari tuvugane, mpita kumpamagara.